Hello guys, inshuti bakunze komeza kubana hanga umunsi kundi ndabashimiye cyane. Rero tudatinze urabona ko anga dufiteho amadolari 18 n'ibice 78. Iyi ni proof nziza igaragaza ko Timebox cyangwa ikora neza cyangwa ihemba neza. Rero tudatinze reka dufite dusoka tugende kuri Timebox account turebe koko nimba ino account ihemba neza cyangwa idahemba neza. Turebe ino proof urabona ko hariho amadolari 18 tugiye gute dusubira inyuma tugende kuri Timebox tubanze turebe neza payment method cya payment receipt ko twaba twakiriye amafaranga ariwe yaturutse koko kugira ngo mubyizere kandi mubone neza ko bikora. Nimba ureba anga ni proof z'amatasi kwakoze ariko ngiye kukwereka payment aho ni muri earning tugiye kugenda muri payment kuko niho bishyurira niho hagaragara ko bakwishyuye akaba hari documents zitandukanye urabona ko ku munsi w'ejo twakuriye amadolari agera kuri 13 n'ibice 26 urabona ko ni ibintu byoroshye ngiye kuhita none ngiye kukwereka muri payment receipt anga ni kuri dashboard yawe wakoreye muri week ni uburyo rero bwose cyane rero umva rero ugomba kuba umupro mu gukoresha ino Timebox cyangwa ino account rero nimba uri mushya ugomba guhita wiyandikisha ako kanya nimba urugeze ahanga cyangwa nimba uri kureba ahanga neza urabona ko ubwa mbere twabikuje amadolari 5 n'ibice 25 byo mu bwoko bwa Litecoin tubikuriza kuri Binance nureba hejuru twabikuje amadolari 18 n'ibice 34 kuri Binance nureba anga kuri status urasanga ahambere hariho paid nandi hariho paid hariho n'amatariki twagiye tuyakiriraho urabona ko ni uburyo bwiza kandi bukora neza nimba uri kubireba urabona ko iyi ni account yasitse nigize kubabwira izo ni documents zigaragara ko twishyuwe icyo bita payment receipt nimba mubizi urabizi ko ni ibintu byoroshye ku bantu bize entrepreneur ni ibintu bigaragara neza cyane nimba uri kureba iriya ni payment receipt bagiye kutwereka ngiye kuyizuminga kugira ngo mwese muyibone mubashe gusobanukirwa neza kurushaho reka mbite nkanda kuri download downloading ino file kugira ngo nyizuminga buri wese abone ino file igaragaza neza ko duhembwa kandi byoroshye mu gihe gito cyane niyo mpamvu rero numara ko wayibona uhita utangira wiyandikisha rero ikintu cya mbere uri buze kuba wakora urazi tukanda kuri download now kuri payment receipt iraho aho ngaho nimba uri kureba neza ino payment receipt urabona ko hejuru hariho amazina yanjye ariwe Tuyisenge Jean d'Amour utuye Rusizi akaba hariho email nkoresha urari nayo wanyandikiraho uramutse ugize ikibazo cyangwa ukaba wanyandikira muri comment cyangwa ukinjira muri group yacu WhatsApp ari wabareza ikibazo cyose wagira urabona ko twishyuye amadolari 18 n'ibice 43 hasi uri kureba hasi batuye ngo thank you for joining this business tugiye ngo thank you for your business now nyine kutushimira ko twakoze ino business kandi twayikoze neza muri ino business yabo biriho byose nimba uri kureba hariho date payment receipt ku bantu bize entrepreneur murabizi cyane kurushaho mbere rero yuko dutangira kwiyandikisha nagira ngo banze mbereke uko bikora kandi mubone ko byizewe tudatinze rero reka duhite dutangira twiyandikisha hello guys inshuti bakundi ukomeza kubana hanga umunsi ndabashimiye cyane ukimara kanda kuri link uraza guhita ugera ahanga link uraza kwisanga muri description muri comment cyangwa link ndibuze kuba naguhereza uraza guhita ugera kuri no tableau nugera hanga uburyo bworoshye bwo kwiyandikisha uraza gukanda ahanditse continue with Google ukimara kanda ahanditse continue with Google urahita utegerezaho akanya gato cyane abantu biri kunanira kwiyandikisha ni ibintu byoroshye cyane ukimara gukanda kuri continue with Google urahita ugera kuri no tableau uhitemo email ugiye kuba wakoresha ukimara guhitamo email ugiye kuba wakoresha nibwo uhita ugera ahanga urategerezaho gato cyane n'ibintu bidatinda birarodinga akanya gato nguko nimba uri kubireba n'umuntu ndimo gufasha kwiyandikisha ndagira ngo namwe mbibereke murimo kubyirebera ndimo gufasha n'uno muntu ni ibintu byoroshye kandi bikora neza urabona ko kwiyandikisha ni ibintu byoroshye ukimara gutegerezaho gatoya barahita bakugeza kuri no tableau urabona ko agisoza kwiyandikisha barahita bamubaza iki kibazo kimeze gutyo uhita ukanda back cyangwa not allow wewe ntukande allow kuko ukanze allow nabwo nta kibazo kubishoboye rero nugera ahanga ikintu ngiye kuba nakwereka ni ibintu ugiye kuba wakora kugira ngo uhabwe bonus y'amadolari 0.3 by'idolari kugira ngo uyakire rero urahita umanura ngutyo uscrolling utokira umanura ukande kuri iryo jambo ryanditseho agree riri mu ibara ry'icyatsi ukimara gukanda kuri iryo jambo agree uraza guhita wakira 0.3 by'idolari ngiye kukwereka rero n'uburyo waza kubona andi mabonasi atandukanye ukimara kuba wabikandaho nguko urahita ubona 0.3 by'idolari ni ibintu byoroshye cyane rero ikintu ubusabwa kuba wakora ngiye kuba nakwereka uburyo wuza profile urabona ko bonus wamaze kuba wayakira ukimara kuba wayakira bonus ya 0.3 by'idolari urahita ugenda aho ngaho hari uturongo dutatu nimba uri kuhareba aho ngaho ibumoso hari uturongo dutatu tw'icyatsi ukimara gukanda kuri uko turongo dutatu tw'icyatsi uri kureba hariya hejuru hari ibintu ugiye kuba wakuzuza kugira ngo uhabwe 0.100 by'idolari kugira ngo yiyongere kuri balance yawe ubu ni uburyo rero bwo kwiyandikisha ku bantu biri kugora kwiyandikisha nizere ko ubu buryo mwese buri bubafashe kandi bworoshye rero tudatinze ngiye kuba nabereka uburyo
bwo kuba mwakuzuza iyo fomu ibaranga iba iriho imyirondoro ibaranga kugira ngo izaze kuri document cyangwa payment receipt ya Times igihe izaba yakwishyuye. Ikintu ugomba kubanza gukora rero ni ugukanda kuri utwo turongo dutatu. Ukimara gukanda kuri utwo turongo dutatu barahita bakugeza ahangaha. Ukimara kugera ahangaha ikintu uba usabwa ni ugusikororinga umanura nk'uko nguko agiye kuba yabikora. Urahita usikororinga umanuraho urutoki kuri aka gataburo kari ibumoso urimo kureba nk'uko nguko abikoze. Uhite ugera ahangaha handitse setting, nimba uri kubireba urahita ukanda aho handitse setting kugira ngo twuzuze profile tubashe kuba twakakira bonus ya 0.1 $0.100 by'idolari. Urumva ni amafaranga atari makeya uhabwa ya bonus ukinjira. Ukimara kugera ahangaha urahitamo handitse profile ariko haraza kuba hihisemo. Rero ikintu utukora urahita usikororinga umanura urutoki. Ukimara gusikororinga umanura urutoki rero ugomba kuzuzamo imyirondoro yawe ihura neza n'iri kwiranga muntu yawe kugira ngo nibajya kuguhemba bazasange ibintu byose bihura. Ikintu cya mbere uza kuba wakora amazina yawe yo araza guhita yiyandikamo cyangwa aza kwiyandikaho amazina ari kuri email yawe. Ikiza rero nuko waza gushyiraho amazina yawe akaba ahura neza n'ari kwiranga muntu. Ni ibintu byoroshye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri ino channel kugira ngo utazacika n'utuntu dukurikira. Ubu ngubu tugiye kwiga kugeza buri wese abaye verified. Rero wacikanywe wowe ufite inshuti yawe sharing ino video kugira ngo nayo itangire aka kanya, umubwire aze kuri ino channel nawe atangire yige uburyo yakorera amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Urabona ko ahangaha handitse Nshimiyimana David ariwe nafashaga kwiyandikisha nk'uko uri kubireba. Urabona ko turi kuvugana kuri WhatsApp. Urabona ifoto yanjye hasi ndetse n'ifoto yiwe hasi. Ndimo ndamufasha kwiyandikisha. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Rero ikintu uri bukore urahita ureba aho ngaho handitse umwaka urebe kuko uraza gusangamo umwaka utari wawe, wuzuzemo umwaka usa n'uri kwiranga muntu uriho igihe wavukiye, ushyireho itariki yawe wavukiyeho, ushyireho ndetse n'iki n'ukwezi wavutsemo bihura neza n'ibiri kwiranga muntu, kuko nibiramuka bidahuye mu kuba baguhemba hazavukamo ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kuba wabikosora ibintu byose bikaba bihura neza 100% n'ibiri kwiranga muntu, ku buryo nikora verified uzahita uyihabwa ako kanya. Nzagufasha kugeza ubaye verified kugeza utangiye guhembwa, uzashimira nyuma. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero tudatinze nk'uku nguku arimo kubigenza, urashyiraho urutoki usikororinge, ukomeze usikororinge, uhitemo igihugu wavukiye. Nimba uri i Burundi urahitamo imyaka yawe. Ntago ari ngombwa guhitamo imyaka itari icyangombwa, nuko uhitamo imyaka y'ukuri ihura n'iri kwiranga muntu yawe bitewe n'igihugu utuyemo. Ibyo ngibyo bigomba kuba bihura n'ibiri kwiranga muntu. Urabona ko aho ngaho handitse date of birthday no gushyiramo amatariki wavukiyeho, ibintu byose bisa neza. Nubwo uri kubireba gutyo network zari zibaye nkaho zibuzeho gatoya, ariko birabaho amasegonda make cyane bihite bikunda, ntugire ikibazo. Rero ikintu uhita ukora hariya ukimara gushyiramo umwaka, uhita uza ugahitamo ukwezi wavutsemo. Urabona ko hari February, March, April, May, June, July. February mu kwa kabiri, March kwa gatatu, April kwa kane, May kwa gatanu, June, July byose birimo. July ni kwa karindwi, August ni kwa munani. Rero atagira umuntu biza kuba byagora, ni ibintu byoroshye cyane. Ukimara gushyiramo ukwezi wavutsemo, uraza guhita ureba n'itariki wavutsemo ari uwo munsi wavutsemo. Urumva rero ni ibintu byoroshye cyane. Rero nk'uku nguku akimara kuba yahitamo ukwezi yavutsemo, ikintu gisigaye ni uguhitamo itariki yavutsemo. Ukimara guhitamo itariki yavutsemo, ikintu kiba gikurikiye kongera guhitamo ni uguhitamo, ikintu kiba gisigaye kongera guhitamo ni ukuba yahitamo igitsina kiwe, nimba ari umukobwa cyangwa nimba ari umuhungu. Byose murabizi biba biri kwiranga muntu, niyo mpamvu uba ugomba gusabwa kuba wabihitamo kugira ngo usobanukirwe byimbitse kandi bihure neza no muri systeme ya Timebox kugira ngo bizakorohere gusaba verification. Urumva rero ni ibintu byoroshye cyane, ugomba gusobanukirwa kandi ugakora cyane kugira ngo ubashe kwinjiza menshi kurushaho, kuko uko ukoze cyane niko winjiza menshi kurushaho. Iyo udakoze ntabwo winjiza. Niyo mpamvu usabwa guhora ufite internet kugira ngo uzubashe gukorera amafaranga ahangaha mu buryo bworoshye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Ubu ngubu ngiye kuzambigisha uburyo twakorera amafaranga mu buryo bworoshye
byoroshye. Tugiye kwibanda kuri no app cyangwa muri no platform yishyura neza kandi ihemba neza. Mfite document ndetse na proof zibyemeza, ndizera neza ko watangiye ubireba. Ndabona ko ari ibintu byoroshye cyane, niyo mpamvu ugomba guhita uza ukareba, niyo mpamvu ugomba guhita uza ugakanda aho handitse gender. Aho handitse gender rero ukimara kuhakanda ugomba guhitamo igitsina cyawe, nimba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Wamara kuba wabihitamo rero ugahita ukanda aho ngaho handitse country. Aho handitse country, nimba uri mu Rwanda ugomba kuza kuba wahitamo u Rwanda, nimba uri Burundi urahitamo i Burundi, nimba uri United States urahitamo United States, nimba uri muri United Kingdom urashyiramo United Kingdom, nimba uri i Burundi urashyiramo i Burundi, cyangwa nimba uri muri Tanzania urashyiramo Tanzania. Ni ibintu byoroshye cyane nguko biri aho ngaho. Akimara guhitamo gender nk'uko ubibonye, abimaze guhitamo gender, agiye kuba yahitamo igihugu kiraza guhita kijyanamo igihe cyo kwiyandikisha, ariko usanze igihugu kidahura waza ugahitamo igihugu cyawe, kuko ni ibintu byoroshye. Ukimara guhitamo igihugu cyawe rero, ikintu kiba gisigaye ni ugukanda update hasi, gukanda ku ijambo update kugira ngo ubashe kuba wakiyandikisha cyangwa byakisevinga. Ariko aho ngaho handitse state, mbere na mbere yuko ukanda update ubanza gukanda aho handitse state. Wamara gukanda kuri state ugahitamo state utuyemo, nimba uri Kibungo, nimba uri Cyangugu, cyangwa nimba uri Butare, nimba uri muri Kigali rurals cyangwa Kigali areas ya urban, uraza kubihitamo. Ni ibintu byoroshye cyane, no kugira ngo bamenye aho uherereye muri icyo gihugu, bazabashe kuba bakurura aho uherereye, ndetse na IP address yawe ibashe kuba yahura, kugira ngo uzabashe guhabwa survey. Ni ibintu byoroshye cyane kuba wabikora, nawe wabyikorera. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse no gusharinga inshuti zawe, tugatangira kwigana uburyo twakorera amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Rero nugera ahangaha uraza guhita ukanda update kuri iryo jambo riri munsi hasi. Numara kuba wahitamo update, urabona ko hano yari yibeshye ashyiramo itariki itari ya nyayo, nibwo yahise agarukaza guhindura itariki. Namara kuba yabyuzuza rero arahita akanda update nk'uko yamaze gukanda update. Ni ibintu byoroshye cyane. Akimara gukanda update barahita bamuhereza 0.100 by'idolari, arahita yakira kuri balance yiwe, kuko ni bonus zitangwa iyo umaze kuzuza umaze kuba wakuzuza profile yawe neza. Nimba uri kubireba yarafiteho 0.300 by'idolari, ahise agira 0.400 by'idolari. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Uyu ni mugenzi wanyu ndimo gufasha kuba yakiyandikisha, nawe niyo mpamvu ugomba guhita wiyandikisha ukurikije uburyo yabigenje ndetse n'uburyo yifashishije kugira ngo yiyandikishe. Nimba uri kubireba urabona ko turi kuvugana kuri WhatsApp, ndimo kumufasha video call. Niyo mpamvu nawe ugomba kuba wabikora mu buryo bworoshye kandi bikaba bikora neza nk'uko nguko birimeze, kandi ukabasha gukorera amafaranga menshi mu gihe gito cyane. Iyi ni part 1, ngiye kuzabakora na part 2, part 3 kugeza mwese mubanye amadolari 5 cyangwa mubaye verified mu buryo bworoshye. Ukimara kuba rero wabisoza urahita usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma rero urahita ugera kuri notaburo, ubashe kuba wakiyandikisha cyangwa kuba nimba uri kubireba urabona ko ari ibintu byoroshye cyane. Akimara gusubira inyuma urabona ko yakiriye ya bonus nakubwiraga. Ndaje mbafashe ku buryo buri wese ari buze kurara afite idolari, naramuka akoze neza kandi akaba hari, kandi akaba ahari mu bintu byose, akaba afite na internet ihagije ku buryo ataza gucikaho n'akantu na gatoya, kugeza buri wese abashije kwigiza idolari uyu munsi. Nuramuka ubaye uhari kandi ukaba update muri group yacu WhatsApp kugira ngo tubashe kugufasha, nawe ushobora uraranye idolari wakoreyemo ahangaha. Rero ibi ni ibintu bikora kandi bikora neza. Iyi ni app ihemba neza. Ugomba kumva ndetse no gusoma amategeko n'amabwiriza ayigenga kugira ngo ubashe neza kuba wayikoresha. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Rero mo ahangaha kuba wabikora harimo ibintu byinshi bitandukanye. Icyo usabwa ni ukubanza kwinjira muri group yacu ya WhatsApp kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Rero ikintu ukora ahangaha nuhagera urahita ukanda ku turongo 3 turi hejuru. Numara gukanda ku turongo 3 turi hejuru urahita ugera ahangaha ukande ku ijambo ryanditseho earn. Aho handitse earn niho uzajya unyura ugiye gukorera amafaranga, ariko uraba uretse gatoya ubanza winjire muri groupe ubaze ikibazo cyose wagira kugira ngo tugufashe, cyangwa ucyandike hano muri comment nabwo twabasha kugufasha. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero ukimara gukanda kuri earn uraza kusanga harimo ibintu byinshi bitandukanye. Urasanga dashboard y'abantu bari gukorera amafaranga bari mu bigo bitandukanye. Timebox ikorera ku isi hose, aho waba uri hose wabasha gukora amafaranga upfa kuba urimo kureba ibi bintu cyangwa
kuba urimo kumva ikinyarwanda. Ni ibintu byoroshye cyane. Rero nimba uri kureba aha ngaha harimo uburyo bwinshi kandi butandukanye, harimo uburyo bwa game, harimo uburyo bwa survey, harimo uburyo bwa task, harimo uburyo bwa offers, harimo uburyo bwa push clickers ndetse na referrals ndetse na clickers, uburyo bwa ads bwo kwamamaza, mukabasha kuba mwakinjiza kandi mwese mukinjiza amafaranga mu buryo bworoshye cyane. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Ubu buryo bwose nzabubereka, murebe video zabanje ku bantu bari basanzwe hano kuri channel, ariko umuntu udasanzwe hano kuri channel akane subscribe kugira ngo azabone video zikurikira, azabashe gukura amafaranga mu buryo bworoshye kugeza abaye verified. Ngiye gutangira kuko iyi ni part 1, nzakora part 2, part 3 ndetse na part 4 kugira ngo mwese mube verified mu buryo bworoshye cyane. Ntimuzacikwe na video zikurikira. Ngiye mukunda kubana ni Jean d'Amour Tuyisenge. Mugire ibihe byiza, ciao ciao, tuzasubire muri video zikurikira. Bye bye, ndabakunda cyane.